Aha ni mu karere ka Rubavu aho itsinda ry'insoresore ryiyise Abazukuru ba Satani bakomeje kwambura abantu ubuzima ndetse n'utwabo. Mu ijoro ryo ku itariki ya 12 z'ukwa gatatu muri uku kwezi kandi muri iki cyumweru niho humvikanye indi nkuru y'akababaro ibabaje y'umubyeyi watewe ibyuma n'abagizi ba nabi aribo ibi byuzukuru. Nk'uko abaturanyi b'uyu mubyeyi nyakwigendera niyo kwiringira Sifa w'imyaka 34 babivuga, aho yari asanzwe atuye mu kagari ka Buhaza umudugudu wa Gabiro mu murenge wa Rubavu. Ibi bikaba byabaye mu masaha agana saa 2 z'umugoroba ubwo uyu mubyeyi yasohokaga agiye guhaha, niho yakubitanye n'aba bagizi ba nabi bisambo bashaka kumwaka telefone ye. Uyu mubyeyi ubwo yageragezaga kwigwanaho, uyu mujura yahise akuramo icyuma yari afite ahita kimutera mu mutima. Ubwo bageragezaga kumutabara yahise ashiramo umwuka ataragezwa kwa muganga. Ibi biremezwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rubavu Habimana Innocent, aho yagize ati amakuru niyo hari umudamu watangiriwe n'ibisa mu masaha ya saa 2 ategwa ibyuma, ageragejwe kujyanwa kwa muganga ntiyagezeyo kuko bamugejejeyo yamaze kwitaba Imana. Yakomeje agira ati ababikoze ntibaramenyekana ariko ku bufatanye n'izindi nzego ndetse na polisi baracyashakishwa aba bagizi ba nabi kugira ngo batabwe muri yombi n'inzego z'umutekano. Byemejwe kandi n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburengerazuba, Superintendent of Police CP Bonaventure Twizeyimana Karekezi, yavuze ko aya makuru ari imamu kandi ko ku bufatanye n'izindi nzego hatangiye iperereza kuri abo bagizi ba nabi kugira ngo bashakishwe bashyikirizwe ubutabera. Ku murongo wa telefone avugana n'ikinyamakuru dukesha iyi nkuru, yabanje kwihanganisha umuryango wabuze uwabo, anashishikariza abaturage gukomeza gushimangira ubufatanye n'inzego z'umutekano mu gucunga umutekano, hatangwa amakuru ku ari we wese wijandika mu bikorwa bishobora guhungabanya ituze ry'umuturage. Yanavuze ko kandi abagizi ba nabi nta mwanya bafite mu gihugu kuko inzego z'umutekano zakajije umurego mu kubagwanya no guhasha abagizi ba nabi, by'umwihariko insoresore zigize indakoreka ziba zishaka kujya zidakoze zambura abaturage ibyabo, ko hashyizweho ingamba zo kubahasha burundu. Ibi bivuzwe mu gihe hakomeje kuvugwa abantu b'ibihazi mu mujyi wa Rubavu bazwi ku izina ry'Abazukuru ba Shitani bakomeje kuzambaguza abaturage babacucura utwabo, aho bitwikira ijoro bakambura abaturage, ndetse wagerageje kugwanya aba buzukuru bakamuteragura ibyuma, bamwe bakahasiga ubuzima abandi bakabasiga ari intere, dore ko nta joro bwakira hatagize utaka kwibwa amatelefone ndetse n'amasakoshi cyane cyane ku bagore, dore ko badatinya no kubyambura abantu ku manywa y'ihangu, kuko abaturage baha bakomeza bavuga ko bateye ubwoba cyane, ngo ntiwamukurikira igihe akwambaye uko uzi ko n'umukurikira bagenzi be baraza kugufata bakaba banakwica. Ibi kandi bikomeje gutera impungenge ku bantu bakora akazi kabasaba kuzinduka kare cyane, kuko naho ngo mu gitondo cya kare hari abo batangira bakabambura utwabo, ndetse n'abakora akazi kabasaba gutaha bwije cyane cyane mu makaritsiye, aho benshi bakunda kuvuga ngo mu mavene, kuko haba hihishe ndetse n'abagizi ba nabi bakabona aho kwikinga ku buryo ureguka nabo wabonye boeho ugashiduka babagezemo hagati bakakwambura utwawe. Abaturage bamenyeranga kandi batuye muri aka karere ka Rubavu cyane cyane muri zone y'umujyi bakaba bavuga ko n'ubundi ritsinda ry'insoresore ryiyise Abazukuru ryigeze kubaho rikajya zubaza abantu rikabazengereza, ariko polisi y'u Rwanda ikaza kubahasha. Icyo gihe byaracitse, abantu bongera kugira agahenge, none ubu iri tsinda rikaba ryarongeye kubura umutwe, rikaba rimereye abatuye umujyi wa Gisenyi nabi.
Abaturage bakaba bakomeje kwifuza ko polisi yafatira iri tsinda ingamba zikakaye, bakongera bakabahiga bukware uwo bakeka gufatanya nawe, ndetse n'abo buzukuru bose bakaba babatwara bakongera bakabajyana mu kigo ngororamuco nk'uko bari babikoze ubwashize. Bikaba byatuma ituze n'umudendezo w'abaturage wongera kugaruka, bagakomeza imirimo yabo nta bwoba bw'uko bakambugwa utwabo n'ibi byuzukuru.